nongeye kubasuhuza abakurikirana Hayidoni TV show. Nk'uko nabibwiye ubushize, tugiye kubagezaho umugani wa Ngunda igice cya kabiri. Nk'uko mubyibuka, twasoje igice cya mbere Ngunda amaze kurya inka y'ingumba ndetse n'inzoga kwa sebukwe bari bamuhaye nyuma y'uko yabahingiye. Dukomeze umugani wa Ngunda igice cya kabiri. Ngunda abaho abiciro ry'imigani. Rimwe amaze guhaga ariyumvira ati, harya ngo mu Rwanda nta muntu wahwanye nanjye kurya? Emwe ni koko, dore nawe ibiryo byose maze mu mwanya muto, nyamara byatetswe mu minsi 6. Ariko ga rubanda no kundenganya barandenganya. Njya rimwe gusa mu cyumweru, ariko bo bakarya kenshi buri munsi, kandi nta muntu n'umwe twahiga mu guhinga cyangwa kubasha indi mirimo. Yego ndarya, ariko kundya niko nkora. Ubwo sindi igisambo ubwoko bamvuga, ahubwo ndi umugabo, igihangange ndetse, kandi gaye menya Ruganzu yahingishije. Ese icyatumye atandarika ni iki? Hinga muhime njye kumuvumba. Ngunda gahorana amashyo n'ingoma nyagasani, wumva ikinzanye. Nyagasani, njye kubaramutsa no kubafunguza, numvise yuko ngo mwahingishije. Nyoberwa icyabujije kundarika, kandi nzi ko nta muntu n'umwe wandusha guhinga. Ibyo nyagasani ntacyo bitwaye, mupfe kumvumvya gusa. Ruganzu kuko nanjye sinzi uko byanzenzeho, ndakuzi kuri uba wahamaze wafatiriye n'ahandi. Ariko se nari kubona inzoga ziguhagije n'inda yawe niyizi? Ndetse n'ubu ubanza ntari bubone izo nkuvumbyeho ngo mbone n'izihaza abahinzi banjye. Ngunda nanjye sinaguhemukira, reka kumvumbya, pfa kunsogongeza gusa nigendere. Nzaba nza kuvumba ikindi gihe cyangwa se uzanyitumirira. Ruganzu Ngunda se ningusogongeza? Ko nzi isogongera ryawe ntuzi no guhoza n'abahinzi banjye bagaheba. Ngaho nibajye kukwereka, ariko uramenye. Ngunda ndasogongera gusa mba nkuroga, ndetse mfite urugendo. Iyo mungira vuba nkareba uko natwazira izuba. Ruganzu umunyanzoga ntumuzi? Genda bagusogongeze, ngiye kureba abahinzi. Ngunda yewe sha, showe yarambwiye ngo nsogongeza ku nzoga. Umunyanzoga nabumvaga, ariko se ntuntamazi, dore usheshe akanguhe, dore inzoga ngiziriya. Singombye kukugenda mu nyuma, ndi muri rwinshi, ndi umuhera. Ngunda oya wihorere, nifitiye iwanjye ruvunabataka, nawukuye mu ishyamba nkawugendana mu ruhago, kuko ntamenya gusomesha iyindi miheha. Umunyanzoga nuko rero genda, uri umuntu mukuru wibwire. Umunyanzoga Ngunda ko wijuse cyane ubigenjeje ute? Ngunda navuye inuha y'abagore banjye bamaze kungaburira, kandi no gusogongera ko ndasogongeye, ahubwo genda urebe. Umunyanzoga yewe ndumva bikaba bimpuka, ngiye kureba. Ngunda wenyine abanyanzoga b'abapfu, ubundi yari asanzwe biba imisogongerere yanjye. Yabaga yazaga ahubwo tukajyana, si ibyo guhemuka, ariko rero byibura nishe akanyota. Ubwo Ruganzu yarebye yemera ko njya gusogongera, azirikana ko nta nzoga nyinshi afite. Umva ko ndi umunyanda nini. Umunyanda nini ntiyanga kugawa, kandi simpemutse, sinakoze ukundi atambizi. Yambwiye ngo nsogongere, nanjye nasogongeye, sinyoye. Ubundi bwo buriya buyoga buri nibwo yarateze abahinzi. Hinga ndetse nigendera,
sinashobora kumva imivumo y'abanyanzoga, twahubirana yanyica. Kandi gakoko ndahemutse, nguriya arahindukiye, mbega umujinya afite. Emwe ndahemutse, emwe si uruda rwanjye rwanamiranye. Umunyanzoga wenyine, icyago yagiye, aramaze nanjye sinashakaga kurebana nawe. Ahubwo se mbigenze Ruganzu ndamubwira iki? Abahinzi nibahingura ndababwiriza iki? Ndabakwiza he? Ndamenya nihisha he? Arinkoreye ngunda ndahebye, ntawizigira rubanda. Ruganzu ntagira umwaga, ariko rero ntabura kumbwira nabi, birakwiye kandi. Nimbona akarakaye ndapfa kumusaba imbabazi, ahubwo izo nzoga nzazisubizeho ubwanjye. Mana y'u Rwanda, urampe gukira ibya none. Ruganzu: mbe ngunda, iyo nda yawe ko yafoye cyane, aho ni amahoro? Ngunda: nyagasani ndasogongeye gusa, none se nari kugira ukundi mutantegetse? Ndetse ndabasezeraho kuko mfite ubwira. Nasize umugore wanjye aniha, ndagira ngo njye kureba ko yaba yaruhutse. Ruganzu: nuko genda amahoro, ariko uramenye. Ngunda ageze hirya: nyagasani, ab'imuhira nibamvuga nabi murangirira imbabazi, muzirikane ko inda yanjye yantannye. Nasogongeye gusa ariko ahari nakengesheje. Nibabaza ahubwo nzarira. Ruganzu: genda Rwiza, icyo ushaka kuvuga ndacyumva. Abahinzi banjye urabakoze, ninsanga wazimaze umenye ko uzariya nkazo kabiri, kandi ntuzasubire kungarukira mu rugo ukundi, kereka ku munsi nagutumiye kumpa umubyizi ukaba igihano cyawe. Sinjye wahera. Reka tubane mu gice cya gatatu. Mwakoze gukurikirana iki gice cya kabiri. Ciao ciao.